bugaragare nabugaragara mana mu izina rya Yesu Imana inyuma gatoya dore ko mumeze neza cyane niba utameze neza cyane bihangane kandi ukomere mu isi niko bimera uyu munsi birakunda ejo bikanga munyarwanda ati bucya bucyana yanda of course nanjye mbifuriza amahoro n'urukundo ndetse mbashimira ko mudukurikira mudahwema kutwereka urukundo mwebwe mudutera imbaraga kandi no kuri Imana igibaye umugisha myinshi koko itagabanyije ngende twishime Clever uyu n'umutako live kuri kamera zacu turi kumwe ngafata mu hagati arufata ibiki ugafata muri ryari wanyweye amazi hanyuma zundamenya mikoro nyihanda harayo wanguri ryari ubone mikoro ngiye ngomba gufata ebyiri hasheri wawe akantu kasheri kagezemo nagariko sawa ibintu bya sheri mu biganiro hanyuma se mumezemo nakomisho ni ryari inzovu yanyweye amazi kandi asanzwe nka byeri ese inzovu ntinywa amazi Knowless yabaye inzovu ya mirindi inzovu ntinywa amazi narakunda kudakuza musina nanuza na hanya na Knowless oya ni Knowless akunze vuga utari wanyandikira Knowless WhatsApp no mu gahanga birebye mu tubona mu Knowless ubu telefone ni amaze kwirya ariko ibaza nk'umuntu w'umupasiteri usengera abantu noneho nirwanyimitse iyo ugeze ku kamusiteri ariko amusiteri hari nk'abantu b'ibicucu nk'abantu b'abasirimu Yesu urayinywa burya neza kucyubesha nk'umuntu w'umupasiteri usengera abantu yarababwiye ngo inzoga njyana ngo ndabona nohera muzoga ahubwo uyishoboye uretse gatoya nishoboye nayinywa wasanga inama njye nayinywa ariko kunywa inzoga ku muntu yishoboye si icyaha hanyuma kunywa inzoga wajya gusengera abantu ukavuga ko utazinywa kunywa inzoga wajya gusengera ngo ni pasiteri ngo noheri ariko kuki abantu bigira abapasiteri insengero bazifunga kugira ngo ushinge urusengero ni hatari ko mwajyaga munywa inzoga muzivanye mu maturo y'abantu mwibaga muzazinywa baba imyanzuro ya danje ariko ibintu by'inzoga biragufashe muzanyemo gute turi kukubaza umva indahiro akorambaza urinde rega mishu kandi umunyamakuru yani umunyamakuru barakubeshya ubu so uresha gute mishu niyo batarakuzinze imbere y'Imana amuzinga gute mishu baramuzinze nta mugabo wo batanye umunsi nyamurara amaroji nyamurara amajoro barakubeshya umugabo nyamurara mu tubari mishagiye kubyara abana babiri nta mugabo agira uwo mwuka w'uruzerero no kumugabo mama Sandrine mama Pini bafite kerandimwe umudayimoni witwa Mudingi babita wowe umugarura muje reba imyaka ugeze ariko nta mukobwa n'umwe ubutaziranye na Noheli kugira umugore no kutamugeza n'ururayi yungu indaya mbaya mbana n'ibiraya hano nzofa bariho nzofu ziderata ayo makuru yatubwiye sijya nkunda n'abakeneye yuko n'umukene we na Noheli mwarakundanye yamirindi arabizi ariko nzovu yashize nishoreka nkubwira ahubwo impamvu Noheli yakatiye misho ninde wakatiye undi bitewe banze kunasa yakaza nkubwira oya ninde wakatiye undi Noheli oya Noheli akakareba inyuma yakaza nkubwira ubu se Noheli are you serious Noheli ubundi ari ku rwego rwo kuba yakatira we ntago banze ndebe unyitegereze yamavuta yo muri Kongo ntiyabona amafaranga bongera umurebe umva nyine oya ninde wakatiye undi ra yego gatumve rwose bitubwire yamwatse amafaranga kugura amavuta ahenze ninde wayatse undi misho Noheli arayabura yego ubwo rero mbona yuko uyu yirukanye Noheli anyuka Clever hano ku mutako live namuginyinjirira mu nzu barababeshya vugisha ukuri betse gatoya avuze ngo imbwa n'imbwa kazi barahura bikamenya kubera hariyo ariko profete ibiki profete ni nyirinde ko Ernest ariko namwe mumaze kwangwa ngo ni ingimbwa reka mbabwiye iyi ni shari no kunyura mu nzu iyi ni byeri soma utazarujya iyi bayita
ji ya pome nimukajya mubeshyera banza unyumva neza ase mishuku cyarimo kugushyigikira ngo nije ndi umwami akubana hari ji ya ngo baratana we nje mwami w'abagore ujya mwumva bavuga inshuti y'abana inshuti y'abana ni Yesu Yesu yaravuga ati mureka abana bato basayo n'abana hajya haza umwe niko yarongeje Yesu yaravuze ngo mureka abana bato basange n'abanyina hajya haza umwe ari inkuru wari uri kuduha ntiwayirangiza burya baraterekanye oya yabambeshe yego kamba ukuri kwa nzovu abantu bakunda nzovu muri Amerika muri mu Rwanda nzovu namutwaye kagu nzovu ntabwo nzi ko ari indado ni imbere y'Imana oya nagutwaye muri korodoro kagugu ibyo babita gusebya weho abajyana ntabwo zakuza ukunda nzovu urabigenza ute nzovu turamukunda nzovu twakoranye ikiganiro ahantu urumva umugira ute ngo arababaye yewe ngo arababaye uzi message nakiriye umusubirizo ngo warakaje ngo nzovu wacu ngo warakaje nzovu wacu ariko nawe wari wamubwiye nabi none mubwiye nabi aho twasabanye imbabazi byararangiye sidukundana bari abantu babazi ko ibintu byaje turakundana uzamvomoza kandi wamuha veni iwe ngo wamuha nka veni yangize umuntu uciriritse ngo veni waje kuyazamura nimba ari veni y'amadolari yose y'amadolari harimo amanyarwanda angahe ni ibihumbi 136 idolari ryaruriye kuko $100 ni ibihumbi 140 hafi n'ibice 300 magana ne ibihumbi 143 buryo hanyuma mishu wazanyanganye yo ngere nkubwire bimishu ndaciriritse cyane nubwo mbivuga bakarakara ndaciriritse ku buryo narongorwa muri nanzovu ntabwo ni murongora mukaru ni murongora do ni murongora mu diaspora ni murongora profete no heri mu diaspora unanduta kandi ufite imyaka ningahe ese kutari gushaka umuntu wundi we habaye umuki uyu nawe arabomora bari bose bajya mu ndirimbo aba yababomoye ufite karande ariya nandirimbo yirimo yewe sinanayijyamo kuko buriya nayigiyemo namenya ko nyuma bomora cyambere yayo aba diaspora mwaragowe ibaza n'umuntu uba muri Amerika Washington akarongorwa na Noheli wirirwa mu ndangamirwa mutubare shano hera kundi ndangamirwa we bantu bari mu hera babazwa n'abantu n'umunyamasheke n'umushi jewe ngiye kurongora mu diaspora nzamusengesha randiro ndarongora umuntu ya Moses ari kuzenguruka to uzabibona hanyuma hari ikibazo nshaka ko twigaho mishu wenda kuze mishu hari ikibazo nshaka ko twigaho kandi cy'ingenzi pe ndabeshye nzovu wazihanganye nzovu ko ari ubwa gatatu numvisha bivuga ukazamubomoza akunda kubivuga nyine ariko ukazamubomoza nzovu wundi wamubomora ko barakubesha bene abangaba bari babaya sana yanjye nkunda none size yanjye urabona nta perime y'ibikamyo ngira mu kiganiro ngatinga none se kukunda kubivuga fitiye amavatiri ivatiri ni ngungano uvugishije kuri vugisha ndeba mu maso kora by'indimi uvugishije kuri napfa kugusoma aya tuvugisha kuri ngo papa kusoma ariko ni ya Noheli ni yawe nganje nasho numukara muvugisha nzovu misego nzovu n'umusaza nagishego tumuvugisha ahubwo umurage kwa makini kwa masandire akazengu ahubwo buri ati mama sanina ko umugore wanjye kama nakwinga kuziye ko umugore wawe aramukata kwise tubazinzara mama sandrine yaramwise ini rikomere rya mama ntabwo yigezanye yamwe bitanga kubabwira nazaga umuntu ngakubabaza nzovu
nta muntu cyumubabaza ariko rero ntabwo tumubabaza nababwiye ahubwo mwebwe Abanyarwanda abafana banjye sawa icupa ritajya riba ritoya amata arabugutse Abanyarwanda arabugutse Abanyarwanda iwanyu mwaro ari uyu nguyu yajya nk'inzoga Abanyarwandakazi bafana banjye mwakundaga umutakora y'ivu TV mutazi nyirawo do sitiya oya twese no wese ubu nitwadutaye ngo nitwadutaye ngo abafite perime bose nabo tugiye gukora ikiganiro mu cyongereza mu cyongereza yere nkubwire tugiye kuvuga icyongereza turi kumwe no mu diaspora uducano ngo tugabura ngo tukagaburira inkoko udushyimbo avoka babyize ukuri abadiaspora bagabura cyane kuruta uducano nk'umugiye kujya kubera umutakura ifi jewe nzaza hano kuri kamera urumva jewe nzaza hano kuri kamera mbere kisheri wanyu ibintu mubona muserereza nshima jewe muri iyi mihanda ubundi mishagira aramugira nyine ubushera afite umusheri umwishyurira inzu buri kwezi umudiaspora akamutangira n'amafaranga y'abanyeshuri yewe ni ndo kukunda arahanze abadiaspora baragura none reka makwita gakora reba joyeux bamuteye akose kwagiye wabonye kwita nanga joyeux afite nuko tubesha barayifite namubajije we tubwire story umuntu wagiye namwe se ni Juno yigutera Kababwira mu mashute joyeux Juno se ninde wamwe Juno ramwe yakwiteza joyeux watanga ukuri kuri joyeux ni umunyamakuru witwa Pionika wo kuri 3D TV Rwanda niwe wamutenda niwe muntu wakuraho ukuri kose kwa joyeux mu joyeux nagafite ubwo niwe wamugaritse muzabaze uwo munyamakuru waramuherekeje se uwo munyamakuru mubonye hafi yacu niyo mpamvu utangiye kumuvuga ariko rero namwe mukunda kuzamukira ku bandi umunyamakuru w'abandi umuzanye mu banze nyumva yateye inda warabibona kigaragara ko ufite ese ubivuze iri joro bagahita bamufata ari gufata amafaranga akayagira ngo ni bidayimon aha ni amafaranga agiye kwa muniga nawe wa munerovi aha hariho amafaranga wewe angalia kaka wewe harimo abazimu ni umuzimu witwa mudindiza iyo so si Burundi ni umuzimu witwa Nizaburundo kozi ariko nimukajya mumuzana n'inzovu bituma mvuga cyane yaba umuntu yaba yaribwaga yego mishinwa mu by'ukwezi usibye ko umuntu atajya aribwa reba icyo kintu abafite inkwi barya ibihiye ariko burango baranariye kuri gutinya oya atancomoza mu izina rya Yesu oya barabitubujije nekundeka niwe uvuga yarabishongo wazasamuje zovu bajya bavuga ngo hari ukuntu umuntu abona wenda nk'ikintu ashaka like umukobwa akavuga ati wenda ngiye mbonye umukobwa uramutse ufite nka mishu ari umugore wawe amazi ariko umuntu agizwe na kuvuza akantu k'amazi amazi yaje Misha umugore wanje ayo mazi uvuze niho tuvuze ntabwo mishu kuki babuza amazi kumva ibintu oya Misha yegamanye yaje makuru yarekura urayegamanye niwahema rukuyarekura agamazi nubundi utagafite waba utari umuntu kandi amazi atunze isi yose ngo wasamuye kwangwa n'amazi nka mishu ngo afite ikivu wasakikana akivanyeho nta naturo twanzova afite atwo niwe umusenyi ku nyanja cyo koza nzovu nkukumbuje kuzabona ibyiza bitatse mishupe nzovu zajya barasigaye inyuma uracyari inyuma urashaka kurya yawe abakobwa b'ikigali nuko bameze nzovu narindi kuvuga urabona nka mishu kuno urumwifuza mu biganiro nka kunangana mishu bamugufashe bakamuguterekera mu nzu akaba umugore wawe wazongera kujya mu ndangamiro ariko ni mu nzozi yabari kunterekayo ari kurota zova mwaye
nta mafaranga kugira ubwiza n'amafaranga wumva urenze ubundi ufite ubwiza amafaranga bahari nayo ari hehe yatwereka ndashaka kuzajya buri muri baba kumwana mwiza ngo byishyura inzu ubwiza bwe ntabwo bwishyura inzu genda gake ariko ubwiza bakamba byiza ukuri iyo uri mwiza buriya niba ari ibyago iyo dupfuye yaba uri mwiza urupfu harimo abantu bajya bavuga ngo uri mubi ububi bwanjye yego ariko nta musaza uba mubi yarashaje bahizi n'umwana mwiza nta musaza uba mubi mwana iyo uri igitsina gabo ntujya uba mubi bahizi Venuste barajyanye bareka twumve ibyo bishavuze nzovu waye kiyaza umuntu uri kunywa byeri warayivuyeho nta kibazo yinije Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.